amahanya tuyita umukiro, tuyita amahanya tuyita umukiro, yo gatsindwa yo kabyara amafaranga, 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 amafaranga. Imana itayaguhaye urayarunda, ukayarunda akaguhita mu myanya y'intoki. umuhanzi we ati tuyita amahanya tuyita umukiro, yo gatsindwa yo kabyara. iyo Imana itayaguhaye urayarunda ukarunda ukaguhita mu myanya y'intoki. Amafaranga, amafaranga, amafaranga niyo adutunga, niyo aduteranya, niyo adutunga, niyo aduteranya, yo gatsindwa yo kabyara. Iyo ugiye kureba filozofi cyangwa se ubwenge buri muri iyi ndirimbo basobanura ku mafaranga, ni nko kukubwira ngo amafaranga ni mabi, amafaranga ni mabi kandi ni meza. Amafaranga tuvuga tuti aradutunga ariko aranaduteranya, none umuhanzi wakongeraho ngo yo kabyara, ariko abanje kuvuga ngo yo gatsindwa, ni ukuvuga ngo yo kabyara, yo gatsindwa yo kabyara, ni ukuvuga ni ukubera iki nawe okay, ndabizi aha ngaha wenda ugiye gukoresha ubwenge bwinshi kandi ngo hari abantu dusigaye dufite batekereza ubwonko bugatonekara. niba ubwonko iyo utekereje ubwonko butonekara, ibintu bituma utekereza ntukabikore kubera ko ubwonko bwazahinduka ibisebe. Ariko nanone iyi si iradusaba gutekereza no gutekereza out of box, kuva muri boundary rimwe tukajya mu yindi mu mitekerereze. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku uyu munsi tugiye kuvuga ku mafaranga. Noneho ndatangira nibaza ngo niba banki nasiyonari cyangwa se niba igihugu gishobora, banki y'igihugu ishobora gukora amafaranga ikayashyira mu baturage, kuki leta yaka imisoro? Nicyo kintu ngira ngo tuganireho uyu munsi. Niba nawe bitekerezeho, sinzi wenda niba hari abantu benshi bajya bakunda kubyibazaho, ngo wibaze ese kubera iki niba leta ikora amafaranga, niba ifite ubushobozi bwo gukora amafaranga, noneho kuki yaka imisoro kugira ngo imisoro ikoreshwe mu gukora ibikorwa remezo kandi amafaranga y'ikoresha ariyo yikoreye? Icyo kibazo ujya ukibaza? Okay, ushobora kukibaza ugahita utonekara ubwonko, ndabizi ntabwo mbizi capacité intellectuelle ufite, ariko okay, muri iyi minsi ngo abantu basigaye batinya gutekereza nyine ngo ubwonko budatonekara, ariko byaba byiza utekereje kuko n'ubundi nta kintu ububikiye, kubera ko waba utoneka utabutoneka n'ubundi uko byagenda kose there is a limit. Ni ukuvuga ngo umuntu abaho akanarangira, it's like, ni ukuvuga human cycle, human being cycle. Ni ukuvuga ngo hari igihe uzagera ukabone nubwo ufite IQ ingana gute bakakubwira ngo uri umupasiyone, cyangwa se niba hari n'ibintu wakoraga wenda wateruraga ibiro 100 ugasigara uterura 70, ugasigara uterura 50, 20, 10, noneho igihe kikagera ukajya uhaguruka uko baguhagurukisha. Kandi ibyo ngibyo ntabwo bizaterwa no kuvana ngo hari ukuntu witwaye muri iyi si. Ni ukuvuga ngo ubuzima, imbaraga, imitekerereze ntabwo tubibika, ahubwo niba ubifite bikoresha muri cya gihe ubona ko abantu bakibikeneye. Iyo abantu bakeneye ibyo ufite bibahe, kandi si na ngombwa ko wowe niba ubona ibyo ufite abantu babikeneye bibahe wibitindana, kubera ko hari igihe abantu batazaba babikeneye, ndetse waba unabifite byaba n'ingirakamaro ko barebye n'imyaka ufite n'uko uri kugenda n'imbaraga zawe, bagahita bavuga ati uyu nguyu uko byagenda kose ntabwo nta kintu yaduha, ukaba isolated bitewe na status uzaba ufite y'ubusaza, cyangwa se n'imitekerereze. Tuvuga ngo uyu mwana amaze gusaza ahinduka umwana, urumva no kugira umwana inama, umwana tuvuge ugifite imbaraga inama akakubaza ariko muze, cyangwa se akabaza barumuna be ariko ko muri muze afite utugambo twinshi mwaba mwamuhaye imiti. Ni ukuvuga ngo umuntu agira cycle, ni ukuvuga ngo umuntu aravuka agakura akaba umusore, uravuka ugakura ukaba ingimbi, ukaba umusore, ukava mu busore ukajya mu bujigija, ukaba mu bugishijija, ukajya mu busaza. Noneho buri wese akavuga ati muze yapfuye nta kibazo ati n'ubundi arisaziye. Warwara baba ati muze ameze ati muze ararwaye, ariko se buriya ati n'ubundi aba yisaziye nyine. No one cares, that time will come. Icyo gihe kizagera kuri buri muntu wese, kabone n'uvutse kano kanya turi kuganira, icyo gihe kizamugereraho uko byagenda kose.
ni ukuvuga iki rero cyangwa se icyo dushaka kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo niba ufite imbaraga, niba ufite ubumenyi, niba ufite ikintu wabwira abantu, niba ufite ikintu wakorera abantu, ni ukuvuga ngo kandi abantu ni iki? Abantu ntabwo ari aba bantu buri fizike, abantu ni isi, kubera ko ibyo dukora tubisiga ku isi bigasigarana n'abandi bantu n'izindi generasiyo ziri inyuma yacu. Ni ukuvuga ngo ibyo dukoze nayo bifitiye akamaro isi, ni byiza ko tuba dukoreye abari inyuma yacu. Niba ari ufite ikintu wakorera isi, gikora uyu munsi wa none. Niba ufite ikintu wabwira isi, kivuge uyu munsi wa none, kubera ko ejo ntabwo isi izakwizera, kubera ko bazaba badabutinga cyangwa se babona ko imitekerereze yawe ishobora kuba ifite ikibazo bitewe n'aho uzaba ugeze. Reka dusubire kuri point yacu. Point yacu iravuga ngo niba banki nasiyonari ishobora gukora amafaranga, kubera iki leta ihindukira ikajya gusoresha abantu? Ni ukuvuga ngo ubundi tuzi ko amafaranga aturuka hehe. Reka twe kuvuga ngo wenda tubaze twibasukira amafaranga aturuka hehe. Ubundi amafaranga aturuka muri activity, aturuka mu bikorwa. Ariko ibikorwa biplaningwa nande? Ibikorwa biplaningwa na wa muntu ukora amafaranga, biplaningwa na leta. Bakavuga ngo wenda ujya wumva bavuga ngo umwaka utaha cyangwa se ingengo y'imari y'umwaka utaha wenda ni nka biliyoni nk'ijana. Ubwo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga bagiye gushyira muri circulation. Noneho ariko ayo mafaranga agiye muri activity, bino bintu by'inganda, iki byose ni ukuvuga buri kantu kose ukora, ari amafaranga ukoraho uyampereza nyaguhereza, ari amafaranga aba yabaye distribuwe cyangwa se aba yashyizwe muri circulation na banki nasiyonari y'igihugu, ubwo ariyo twita central bank. Noneho kubera iki leta ihindukira noneho ikajya gusoresha abaturage? Muribuka nyuma y'intambara y'isi ya kabiri abadage bura bagize ikibazo cyo kugira ibibazo bya hyperinflation. Hyperinflation ni inflation cyangwa se n'itakaza agaciro bw'ifaranga ritagira umupaka, rihora rizamuka, ugasanga tuvuge wenda tuvuge nk'ibintu byagura 5,000 wenda mu mezi nk'atanu ashize nta n'umwaka urashira, uyu munsi biragura 10. Mu yandi mezi 5 ugasanga bigeze kuri 20, mu yandi mezi 5 ugasanga bigeze kuri 30. Ni ukuvuga ngo biba biri kugenda bisatira icyo twita hyperinflation. Ukazasanga noneho ikintu cyaguraga ifaranga rimwe kigeze kuri za miliyoni. Abantu barabyumvisha wenda muri za Zimbabwe, umuntu ajya kugura umukati agafata ibifaranga agapakira ku ngorofani akagenda asunika agiye kugura umukati. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ikintu kiba cyabayeho ni iki? Ikintu kiba cyabayeho, leta iba yakomeje imprinting ifaranga byinshi igenda ijugunya mu baturage. Noneho rero iyo imaze guprintinga bya bifaranga, projet zayo zose nazo ziba ziri muri ya mafaranga. Noneho yo igenda iyakuramo gute kugira ngo irinde ya inflation? Igenda iratangira igasoresha amafaranga agenda agaruka muri leta. Buriya mu buryo hari uburyo bubiri leta ikoresha, bumwe bwo twita ngo monetary policy, ubundi twabwita physical policy. Physical policy ni ibingibi ujya ukumva ngo leta yazamuye imisoro. Kimwe bishaka kuvuga ni tugabanye capacity cyangwa se ubushobozi bw'abantu bwo guhaha. Ni ukuvuga ngo urugero, niba wahahaga wenda wahembwaga 100,000 ugahita ugura imifuka 2 y'umuceri, bakavuga ati bya 100,000 tugiye kubisoresha wenda 20%. 20% bivuze ko 20 bigiye, ntabwo uzongera kugura imifuka 2 y'umuceri. Oya, ni ukuvuga ngo ya mifuka 2 y'umuceri izahita igabanukaho ugura umufuka n'igice. Ubushobozi bwo guhaha buragabanutse kuko amafaranga ari muri circulation azaba agabanutse. Cyangwa se kumwe wumva ngo wenda bakareba bakavuga ati muri circulation nta mafaranga ari muri reka twongeremo amafaranga. Ujye kumva wenda ngo leta ishizeho nkunganire wenda kuri za essence, wenda ku bicuruzwa, ku masukari, ku miceri, bagashyiraho nkunganire bakavuga ngo bino bintu ntabwo bigomba gusora. Kuvuga ngo babagira ngo ibiciro bigabanuke. None ibiciro bigabanutse, ubushobozi bw'umuturage bwo guhaha buhita buzamuka. Iyo ngiyo nibyo twita physical policy. Ni ukuvuga ngo babikoresha mu buryo bubiri, iyo bakora expansionary na contradictionary. Kuvuga muri expansionary niho leta ishobora igabanya imisoro. None iyo bari gucontractinga, ni ukuvuga kugabanya amafaranga muri circulation cyangwa se mu baturage, niho noneho leta izamura imisoro. Kuvuga ngo leta ikazamura imisoro, ukajya ubona mbese kugira ngo uzakore ku ifaranga bikaba ibibazo. Noneho ukabona n'ubushomeri icyo gihe buba bwinshi kubera ko investment ziragabanuka. None reka tujye ku rundi ruhande rero. Iyo tuvuze ngo ibyo twita noneho monetary policy. Monetary policy ikoresha uburyo twavuga ni uburyo wenda nka butatu. Ni uburyo butatu ariko ubuzwi cyane ni bubiri wenda. Ubwa mbere n'ibi ngibi ujye ubona wenda akavuga ngo okay, ni uburyo butatu. Ni ukuvuga ngo hari kuzamura wenda tuvuge reserve requirement. Izo reserve requirement
ariko zireflectinga direct ku ntuza kuri interest rate cyangwa se ku nyungu zakwa na banki z'ubucuruzi iyo umuntu agiye gusaba ideni. Noneho bakagira n'ibindi bita open market. Open market ikoreshwa ryari? Open market mujya wumva wenda ngo nka leta yashyize impapuro mpesha mwenda ku isoko. Biriya uburyo baba buhari ni ukugira ngo bagabanye amafaranga muri circulation, agaruke muri central bank barebe ko bahangana n'ikibazo cy'itakaza agaciro. Okay, niyo mpamvu ibikorwa remezo n'ibishyi byose bigaruka bikagira ngo byubakwe na segiteri prive. Leta barafasha yashyizemo amafaranga muri segiteri prive, ariko ayo mafaranga abagomba kugaruka akajya kubaka imihanda, amashuri n'amavuriro. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo iyo leta itabikoze gutyo yo ikajya iprintinga amafaranga, kuva muri circulation biragenda bikaba byinshi. Ni ukuvuga ngo nkwereke urugero, niba tuvuge ko wenda leta ishaka gukora ntuza expansion, muri expansion ishobora kutagukoresha imisoro ahubwo igakoresha spending yayo nyinshi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga igakora investment nyinshi ubwayo za leta. Icyo gihe iyo ikoze investment nyinshi ituma abantu babona utuzi ari benshi. Tuvuge niba ari kubaka ibikorwa remezo, begisiporopuriye abantu, bakabagurira aho bazanyuza imihanda, bakabagurira ibikoresho by'ibanze, bagatanga utuzi. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo ni expansionary. Ni ukuvuga ngo noneho leta igiye gufata amafaranga, iguprintinga amafaranga, igiye gukoresha ibyo bintu muri circulation yatagumaho bya bifaranga. Bimaze kugumayo rero, ni ukuvuga ngo biba biri kugenda bitakaza agaciro, kubera ko urumva leta iyo ikoze expansion gutyo, iyo buriya leta ikora spending, kuvuga ngo amafaranga bigenda yashyira mu masima n'ibiki byose. Kandi noneho sima iri kugura ntabwo y'amafaranga ntabwo yagize agira uruhare mu ikorwa rya yase. Niba ategeze agira uruhare rero, leta ikaba yajugunyemo gutya, bivuze ko itakaza agaciro k'ifaranga kaba gatangiye. Biravuga iki rero? Wenda urugero, tuvuge niba umuntu wacuruzaga sima 100 agiye kubona acuruje sima 500 umunsi umwe. Niba amaze gushora sima 500 umunsi umwe rero, arahita ajya kurangura izindi nyinshi cyane. Najya kurangura izindi nyinshi, ahuriyeyo n'abandi benshi kubera ko iri gushakwa cyane ku isoko. Noneho uyikora nawe agire demand nini, agire order nyinshi. Namara kugira order nyinshi, avuga ati okay, reka tuzamura ibiciro kwa ko turabona ikenewe. Bazamura ibiciro, n'abacuruzi bazamura ibiciro. Gutyo ariko ikomeze igurwa, kubera ko ibifaranga biri gukoreshwa byabaye printed. Ntago ari amafaranga ari kuva mu bantu, ahubwo nayo ba printinze. Ni ukuvuga ngo guprintinga nta kibazo na kimwe gihari. Impapuro ntabwo zihenda, kuko amafaranga ni impapuro. Impapuro ntabwo zihenda. Bakomeze ba printing bishyura gutyo, noneho usange niba sima yagura nka 20 mu mezi 3 rw'igihugu hose. Impamvu nashatse ko tuganira kuri iki kintu ni iyiherere sasa. Ubundi hari umuntu wambajije icyo kibazo, ndavuga okay, aho kugira ngo wenda mu rwego rwo kukigusubiza reka nzakivuge muri uburyo buri rusange. Ndashaka gusanga hari undi muntu ushaka kuba yibaza icyo kintu, kavuga ati ariko ubundi leta ni gute idusoresha kandi ikora, kandi bavuga ko ikora amafaranga. Nubwo buryo rero ni ukuvuga ngo ugomba gusora kugira ngo amafaranga agabanuke muri circulation. Namara kugabanuka muri circulation, noneho azi akore ibindi bikorwa remezo bya leta, ariko avuye mu bikorwa byakozwe na segiteri prive. Urugero, niba ufite uruganda rwawe rukaba rufite ibintu byakoze bikagaruka, ibyo bikorwa icyo wakozeho ni ukuvuga ku byo wungutse bikagaruka, bagahita byubaka noneho bya bikorwa remezo. Niyo mpamvu bavuga ngo umusoro ugabanya ubusumbane bw'abantu nyine mu buryo bw'ubukungu. Nuko wa muntu wungutse byinshi aza agakora ibikorwa byinshi, n'ubundi hehe muri leta nyine akubaka ibikorwa remezo byinshi, amavuriro, amashuri n'ibindi byose bitandukanye. Reka ne kwigira video ndende. Niba wowe uko bitekereza cyangwa se n'ikibazo waba ugizeho kano kanya, reka twagura ikiganiro, ahubwo ubishaka tubikoreho debate, cyangwa se nako sina debate, tubikoreho analyse iri typique, noneho abantu baganire kugira ngo byibura tujye twedigatinga, cyangwa se tujye dusobanurira public, tujye dusobanurira abaturage ku bibazo bimwe na bimwe abantu baba bibaza batandukanye. Hasta la vista, stay tuned.